ikaze kuba dukurikiranye bari hirya no hino amazina nge nitwa Ramjani Niyoyita reka tubahe ikaze rero kuri One Nation Radio radio ya diaspora nyarwanda ivugira hano Austin Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Radio cyo reka bikorera ku murongo wa internet kuri wa1nation.radio.org. Ukaba wadusanga ndetse no kuri Facebook, kuri Instagram, kuri Twitter ndetse no kuri YouTube. Ikaze rero uyu munsi tubafitiye ikiganiro twakoreye ahantu bita Fort of Dallas hari ku nshuro ya 24 twibuka genocide yakorewe abatutsi. Ibiganiro byari byabaye nyirizina harimo kwibuka harimo urugendo rw'amahoro cyangwa walk to remember ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye byashishikarizaga abanyarwanda kusobanukirwa amateka y'u Rwanda ndetse no kuvuga genocide never again. Reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma badusunikira ayo mashusho muyarebe noneho nyuma turaza tugana ku musozo twanzura. Reka twabwira ko mushobora komeza kudukurikirana kuri tune in, mushobora kudukurikirana kuri tune in mukandikamo One Nation Radio ukahita uhadusanga ukadukurikirana. I am who I am because I value my past. The memories of yesterday can never be changed, but they give me a reason to live again. There is a reason I am here today, but there is no reason you lost your lives. You were called abusive names, deprived of rights to be humans, slayed because of who you were born. I am lighting a candle as the sign of resilience. I'm paying a tribute. You left a legacy, and I'm a fruit from the love you sowed. Let's say never again to genocide. There should be no war. There should be no genocide. Anyway, let's say magaze nibuka jewe nawe wowe dusangiye uru rugendo ndetse urugendo ruzira umupaka twibuka abacu bishwe nabi bazira ubwiza batihaye bazira ubwoko rurimatazi bwishyiriweho na bene muntu kuko Imana yitavangura. Nterwe intimba n'umuntu wese wirenga karahira akavuga ko genocide nta yabaye ngo ntago yakorewe n'abatutsi akiyitirira icyo yateje uko yateguye biteye intimba nubihakana ndakunyomoza nunabeshya nkubeshyuze. Iki gikorwa cyo kwibuka ni cy'ingenzi kuko hari byabaye bamwe bataravuka nabo benshi ahangaha ari rwo Rwanda rw'ejo. Akaba ari byiza rero kugira ngo tubamenyeshe uko byabaye n'impamvu byabaye kugira ngo tutazongera. Akaba ari impamvu cyane cyane dukurikirana kugira ngo tubikore buri mwaka ari n'abahabaye muri icyo gihe hari genocide n'abavutse muri icyo gihe nyuma yaho nabo basobanukirwa impamvu byabaye kugira ngo bitazaba. Akaba ariyo mpamvu rero dukomeza kubikora buri mwaka kandi mbona abantu bagenda babyakira. Ubundi abantu biwacu twari twarabaye inzoka muri kiriya gihe. Inzoka rero uhonda umutwe. Ubwo nibwo batangiye barica n'imihoro n'ibyo bari bafite byose amabuye nyine bazitiye ikigo cyose baratema abantu nawe urabyumva induru zari zihari. Ariko ahantu narindi kumwe na papa kuko igihe baje binjira abantu bose bagize ubwoba bose biruka bajya mu byumba bitandukanye. Naje kubana na mamange n'abakuru banjye n'abasaza banjye bamwe noneho nge nakurikiye papa wanjye ngo niwe twari turi kumwe mu same room. Ubwo uko baje binjira batemagura baramutemye mbireba ariko nge nta muntu wari wankozeho ku munsi wa mbere
ubwo bantayeho imirambo y'abandi bantu noneho bagira ngo banyishe. Uku kuboko mubona gukora ibintu byose, ndi kugenda nshingira ku ntego ivuga ngo iyubake kandi wumve uriwe, ariko wongeraho ko Imana ariyo yakugize gutyo. Babwiza ukuri ikiganza cyanjye gikora everything. Ducanye urumuri nk'ikimenyetso cy'umucyo utumurikira mu bihe nk'ibi. Cyamfashije kudahahamuka nuko mba mu masengesho cyane, mbona ari byo bintu bimfasha. Ikindi nkagira morali, nkagira icyo twita mu kinyarwanda kurenzaho, ndenzaho nicyo kintu kijya kimpa amahoro. None nakumva ndemerewe ukuntu sinjya ndeba amamuvi, iyo numva ndemerewe ukuntu ndaririmba, namara kuririmba nkagira morali, nkahita njya mu bantu bavuga ibintu. Si ubuhamya bwanjye natanze kutagira agashiha, kuko agashiha gakozinga byinshi. Anger it caused negatives. So niba ufite anger it cause a fight. Kandi bariya bakoze biriya bagize agashiha. Let's think one Rwanda. God is one and Rwanda is one. Rwanda is not 10 or 15. It's one country. It's one nation. Let us unite, and I pray that God will unite us. Uyu mucyo utwibutse ko tutakiri mu curaburindi rimwe ryaduteye ubikomere ku mitima no ku mibiri. We light this candle for all the heroes who gave their lives to save humanity. Uyu munsi nukuri ikintu cyakoze ku mutima wanjye ni bari abana batoya. Amagambo bagiye bavuga bacana urumuri, buri wese afite ijambo avuga, byanyeretse ko igikorwa baracyumva, byanyeretse ko baza amateka yacu nubwo batari bahari, bazi ibibi byabaye, kandi umva bose ko amagambo bagiye bavuga ari amagambo yo kwiyubaka, ari amagambo yo guhinduka, ari amagambo y'icyizere. Abo nibo dushaka n'ubundi ko imbaraga zituruka muri bo zikagaragara. Mbese kabari bazadufasha kurwanya ikibi. Twege tumaze kubyumva, tufite aho tumaze kugera, ariko bari abana batoya bageragezaga no kuvuga mu kinyarwanda, babigize umuco wabo. Mbese batwemereye badushirira, nubwo benshi bavuga icyongereza, ariko bagerageje babivuga mu rurimi rwabo, bavuga ngo ntibizongera, bavuga ngo ducanye urumuri rw'amateka meza, ducanye urumuri twibuka bacu batambutse. So ni icyizere gikomeye kuri community nyarwanda n'igihugu cyose muri rusange. We light this candle for all grandparents, aunties, uncles, and cousins that we never had a chance to know because of genocide. We light this candle for all innocent children whose lives were cut short, and we pledge to carry on their dreams. Twebwe hano muri Dallas tugira amahirwe ko hari imiryango myinshi, imiryango ifite abana, kandi tuzi neza kuko nawo bizi ko urubyiruko n'urwo Rwanda rw'ejo. Rero kugira ngo u Rwanda ruzageraho rwitwifuza, rwa Rwanda twifuza, nuko duhera ku bana bacu, urubyiruko rwacu rugakora ruzi amateka yarwo, rukamenya umuco warwo, kugira ngo ruzabashe gusigasira wa muco na rwa Rwanda rw'ejo twifuza. Baca umugani mu kinyarwanda ngo aho umugabo aguye undi atereraho utwatsi, nyamara batereweho amabuye mutaza kugira ngo ni ibinonko. Ndavuga intosho muzi mwese, ibyo ni impamo si impuha. Ubwo FPR yaraje, ubwoba buraduhunga, ubwuzu buradusaba, ubwenge bujya ku murongo, imitima ijya mu bitereko, twongera kuba abantu. Intore izirusha intambwe yasannye u Rwanda mu masegonda, rwarasaho wari ibisambu, ahantu hose ari imirambo, inkoni, inkongoro ndetse n'imbwa zayikozeho ubusabane. Yari amatongo ubu ni amataje, ibyari bihuru ubu ni imihanda, ndetse ubu ntawe uduhiga mu mihigo. Umugore nawe yahawe ijambo, ubumwe bwubatse izina iwacu, mu iterambere turi ku isonga. Reka nguhumurize wowe wahogoye, nimoremore ntago bizongera. Impuha zicika iwacu, impuhwe ziganze iwacu, impungenge zitsindwe, impundu zihora i Rwanda. Murakoze. Navuga ko igikorwa cyagenze neza nkuko twabyifuzaga. Abantu babyitabiriye ari benshi, bigaragara ko abantu bamaze kumenya umumaro w'igikorwa cyo kwibuka. So twagize abashyitsi baturutse no mu zindi mpande hirya no hino mu yindi migi, baje duhurira hano. Ibikorwa byose birebye ukuntu byagiye bikurikirana, abantu byabakoze ku mutima. Mbese turashima Imana ko yadugiriye neza, twatangiye neza, turangije ibikorwa neza. Ariko genda cyane nk'abasaba ko tugira intumbero imwe nk'abanyarwanda.
yo kugerageza gusana ibyangiritse kugira ngo twubake igihugu cyacu no gukomeza kugira ngo dufate mu mugongo abo bagiriwe itsembabwoko ry'abatutsi mu Rwanda mu 1994. ducanye urumuri tubabwira ngo nimuhumure kuko jenoside ntizongera ukundi. Message natanga ku Banyarwanda ni ihumure ku Banyarwanda, ni ukwibuka twiyubaka, ntiduheranwe n'amateka. Twanyuze amateka akomeye, ariko Umunyarwanda with the resilience y'Abanyarwanda, ubutegetsi bwiza dufite, amateka twanyuzemo tuguye gutumbera imbere, turebe se ibyabaye byarabaye, ariko ntago byaduheze nyuma nk'ayo mateka, ahubwo dufokasinge turebe se n'iki twakora kugira ngo ya mateka abana bacu, urubyiruko dufite nk'uko babimbwiraga, ruzakure rwubaka, ushaka kubaka u Rwanda rwifuza rutarimo amacakubiri, gahutu gatwe na gatutsi, bose n'Abanyarwanda. Umunyarwanda nta hatanuye n'undi, twubaka umunyarwanda umwe, u Rwanda rumwe twese twifuza, rurangwa n'urukundo n'amahoro n'amajyambere. Reka twizere ko iki kiganiro cyabashimishije abadukurikiranye kuri radio yacu One Nation Radio ndetse no kuri YouTube channel ya One Nation Radio. Tubizeza kandi ko tuzakomeza kubagenda tubagezaho amakuru y'impamo kandi amakuru meza ajyanye na diaspora nyarwanda. One Nation Radio ni radio ya diaspora nyarwanda, kandi impamvu yabayeho kugira ngo ibagezaho amakuru y'impamo, cyane cyane mwege mutazi nuko byifashe hirya no hino muri diaspora nyarwanda. Namwe turabashishikaza kandi abari muri diaspora hirya no hino ko mwatuyoboka, mwatugana, tugakorana kandi tukagezaho Abanyarwanda amakuru meza yubaka y'impamo. Reka nshimire ikipe ya tekinike muri rusange yadufashe kugira ikiganiro kibashe kuba, kandi nshimira n'ubuyobozi nyirizina bwa One Nation Radio ndetse n'abantu bose badufashije kugira ngo ikiganiro kibashe gutambuka neza byumvikana, harimo abatumirwa ndetse n'abandi muri rusange, navuga equipe technique. Amazina yanjye nitwa Ramjani Yoita, naho ubutaha, bye bye.